اللهم صل على محمد Abu Muhammad Shia Uislamu bw'umwimerere. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. turakomeje n'igice cya kabiri ku byerekeranye n'uburere bw'umwana mu muryango by'umwihariko wa Kisilamu nk'uko tubisanga mu mvugo z'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ngira ngo twari twarebeye hamwe ibyerekeranye no kurera umwana mbere y'uko avuka, uburyo umuntu ashobora guha uburere umwana mbere y'uko asamwa na nyuma y'uko asamwe ari mu nda ya nyina. Hari icyo twabivuzeho, hari amahadisi atandukanye twarebeye hamwe. Aka kanya noneho tugeze ku cya gatatu kivuga ngo umwana wacu noneho yavutse, ariko se nyuma y'uko avutse noneho tumurere dute? Ndabinyuramo mu ncamake, Imana wenda nibishaka dushobora kuzabikomeza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iti alwaladu sayyidu 7 sinin wa abdun 7 sinin wa wazirun 7 sinin. Umwana wari umutware kuva avutse kugeza ku myaka 7, agatangira kujya ahabwa amabwiriza kuva ku myaka 7 kugeza ku myaka 14, no kuva ku myaka 14 kugeza ku myaka 21 akaba umwunganizi w'ababyeyi be. Makarimul Akhlaq, page ya 222. Ubuzima bw'umwana uriho wamaze kuvuka nk'uko tubisanga muri no hadithi bugabanyijemo ibice bitatu by'ingenzi. Twagakwiye kurera mu bice bitatu by'ingenzi. Kuva umwana avutse kugeza ku myaka 7 cyangwa se imyaka 7 ya mbere, hano umwana wari umutware, aho bakubwira ko si byiza gukubita umwana nk'uyu. Nandetse mu gihe umukubise ukamukomeretsa hari amagarama atangwa y'ikiru. Umwana kumuha izina ryiza, kumukorera akika, kumutoza gusoma Qur'ani, kumwigisha ubumenyi bwo hasi bw'ibanze mu idini gake gake, n'ibindi binyuranye bitangirira ahangaha gake gake, step by step, intambwe ku yindi. Hanyuma imyaka 7 y'ikiciro cya kabiri, ubwo no kuva kuri 7 ya mbere kugeza kuri 14. Hano uyu mwana aba ari umwana wo gutangira gucyaha no kubwira. Aha niho noneho umwana agomba gutangira guhamagarirwa cyane gusari, ariko nanone nta kumukubita cyangwa se kumwima ibiryo ngo ntabwo yasaye. Imana muri Qur'ani suratu Taha aya 132 irabituza. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Hamagarira abiwawe isengesho kandi unabyihanganemo. Iyo rero ukubitiye umwana kuba atasaye cyangwa se ukamwima ibiryo ngo ntiyasaye, byanga bikunze nta kwihangana kuba kwabayeho. Hanyuma icyiciro cya gatatu no kuva kuri iyo myaka 14 kugeza kuri 21 cyangwa se imyaka 7 y'icyiciro cya gatatu. Uyu ni umwana ugishwa inama bihereye ku tuntu duto duto kuzamuka. Uyu aba ari umwunganizi w'ababyeyi be mu bintu bitandukanye, abagomba gutangira gutegurwamo kuzaba umuntu mukuru. Iyo witegereje uburyo twe tubigenza, ku myaka ya mbere tayari umwana aba ari umwunganizi wacu. Ukagenda ugasiga umubwiye ibyo agomba gukora, wasanga atabikoze ikiboko kikarisha, agaterwa ishyamba ku kibuno. Bisobanuye ngo azajya kugera kuri cya kigero cyo kuba umwunganizi wa nyawe yaramaze kurambirwa, atagifite ishyaka ryabyo, kuko yabigizwe imburagihe, aranabikubitirwa, abihuriramo n'akaga gakomeye cyane. Muri we akora yumva ari ibintu bibi cyane. Hanyuma twigarukire ku cy'uburere bw'umwana ukiri mu cyiciro cya mbere, muto ukivuka kugeza ku myaka 7. Intumwa y'Imana iti man wulida lahu mawludun
فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم. uhawe umwana ajya amuvugira adhana mu gutwi kw'iburyo, anamuvugire ikama mu gutwi kw'ibumoso, kuko ibyo ngibyo ni urukingo rumukingira shitani wavumwe. Al-Kafi umuzingo wa 6 paji ya 24 hadithi yaho ya 6. Umwana uvutse muri Islam icyo nicyo cyambere kibanze akorerwa. Ese turabizirikana? Hari umumama wambonye ahantu aranyegera n'uruhinja rwenda kuzuza umwaka, arambwira ati Sheikh, uyu mwana wanjye kuva yavuka ntitwigeze tumutorera adhana. Subhanallah. Ise uwo mwana niyigeze abyitaho, nanjye abagore ntabwo dutora adhana, bityo bifasha aba ari wowe yimutorera adhana. Cyokora narayimutoreye mu gutwi kw'iburyo, nongeraho na ikama mu gutwi kw'ibumoso, ariko nyine namwe murumva igihe cyari gishize. Mu gihe Islam itubwira ko ibyo ari ibintu byagakozwe umwana akivuka. Ikindi nakosoye uwo mubyeyi nuko adhana itorerwa umwana akivuka si umugabo gusa wo kuyitora, n'umugore nka nyina w'umwana by'umwihariko rwose yayitora ntacyo bitwaye. Adhana ni ibada mu zindi itihariwe n'abagabo gusa, wenda igihari nuko umugore atemerewe kuyitora mu ijwi rirenga igihe ari ahantu hari ab'igitsina gabo badafitanye nawe umuziro w'ishyingirano. Nyuma y'iminsi 7 umwana avutse, igikorwa cya akika nacyo ni ingenzi cyane. Gukinja itungo rigatangirwa umwana nk'ituro runaka ryihariye rigomba kuzabungabunga uwo mwana mu buzima bwe bwose uko bwakabaye hano ku isi yewe na nyuma yayo. Ibyayo sinabirambura bitewe n'uburyo byagutse cyane, ahubwo mureke dukomeze n'imvugo ya Imam Ali bin Abi Talib ati wa haqqul waladi ala alwalidi an yuhassina ismahu wa yuhassina adabahu wa yuallimahu alquran. Uburenganzira bw'umwana ku mubyeyi we w'umugabo ni ukumwita izina ryiza, kumuha uburere bukwiye, yewe no kumwigisha Quran. Nahjul Balagha imvugo y'ubwenge ya 399. Umwana aravutse muhitiremo izina ryiza. Ni na byiza ko buri umwana ahitirwamo izina akiri mu nda ya nyina. Ni iby'agaciro cyane nk'uko tubisanga mu mvugo z'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikindi kana none dukwiye kumenya nuko izina ryiza si izina ry'icyarabu. Hari abavuga ngo amazina ya Kiislamu, amazina ya Kiislamu ntayabaho mu Buislamu. Aya mazina twita ya Kiislamu menshi muri yo uzasanga na amazina y'icyarabu akoreshwa n'Abarabu. Uramutse utembereye mu Bwarabu wasanga menshi muri yari amazina nakoreshwa yewe n'abantu batari abayisilamu. Amazina meza rero ni amazina y'intumwa z'Imana n'abahanuzi, amazina y'abaimamu bo muri Ahlul Bayt, amazina y'abantu beza babayeho, amazina afite ibisobanuro byiza umwana azajya ahamagarwa kumva bimuteye ishema. Amazina nkayo yaba ari mu rurimi rw'icyarabu, ikinyarwanda, igifaransa, icyongereza cyangwa se urundi rurimi rwo ari rwo rwose, ayo niyo mazina meza. Ndagenda minyuramo mu ncamake nimukira ku mibanire yacu n'abana bato bakiryama ku buriri bwacu. Ese Islam irabivugaho iki? Umwana wacu twamuhaye izina ryiza, ese tayari uburere twabumuhaye cyangwa hari n'ibindi bikenewe? Intumwa y'Imana iti wallazi nafsi biyadihi law anna rajulan ghashiya imra'atahu wa fil bayti sabiyyun mustayqidhun yarahuma wa yasma'u kalamahuma wa nafasahuma ma aflaha abadan. Allahu akbar. Iti ndahiye ko ufite ubugingo bwanjye mu bushobozi bwe ko umugabo aramutse abonanye n'umugore muri urwo rugo harimo umwana udasinziriye ubareba cyangwa se yumva ibyo bavuga n'uburyo bahumeka insigane, idha kana ghulaman kana zani aw jariyatan kanat zaniya kanat zaniya. Uwo mwana ntashobora gutunganirwa mu buzima bwe bwose. Aramutse ari umuhungu yazaba hari umusambanyi mu buzima bwe, aramutse kandi ari n'umukobwa nabwo yazaba hari umusambanyikazi. Uyu munsi duti kuki dufite abana batangira ubusambanyi bakiri batoya, bikomoka he? Naho umwana yabyigiye ku buriri bwawe, wowe nta makuru ufite namba, ngo ni uruhinja, ntiyumva, ntareba, ariko ibyaroho y'umuntu birenze kure
iby'amaso n'amatwi tubona inyuma. Kwitwararika mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ku babyeyi bafite abana mu rugo, nubwo yaba ari umwana muto cyane, nta kubisuzugura. Munyemerere nkomeze mvuga ku kintu cy'ingenzi cyane cyeze mu mitwe y'ababyeyi, aho usanga bavuga ngo kubaha umubyeyi, babikangurira abana cyane n'imbaraga nyinshi. Yego nibyo ni ukuri, ariko kandi guhora tureba urwo ruhande rumwe gusa ari rwo twigisha bituma hari ibidasobanuka rimwe na rimwe, nk'abana bakanakeka ko ari ukwibibasira. Buriya Islam ni idini nziza cyane, ntireba uruhande rumwe, ni idini y'ubutabera ireba impande zombi. Ni gute Islam yategeka umwana kubaha umubyeyi hanyuma igasiga umubyeyi? None se umwana azigira he ko kubaha umubyeyi ari ngombwa? Umwana azigira he ko kubaha bagenzi bari ngombwa? Byumvikane ko umubyeyi agomba kubaha umwana kwanza, hanyuma umwana akamwigiraho kubaha. Bwa burere bwiza amuha akiri muto nibwo azazamukana. Umwana ni nk'urupapuro, ibyo umwandikaho uyu munsi itegure kuzabisoma mu bihe bizaza. Buriya ngo gahunda nziza yo guha umwana uburere ni ugukora akakureberaho. Uyu munsi rero nukomeza kumubwira ngo jya wubaha ababyeyi, Imana itegeka kubaha ababyeyi gusa, ugahugira muri ayo magambo, ariko ntacyo ukora cyangwa se nta buryo witwara bigaragaza ko nawe ari uwubashywe imbere yawe, cyangwa se uri umuntu wubaha abandi, byanga bikunze uzaba urimo kugosorera mu rucaca. Mu gusoza, buriya ibyo twavuga ku byerekeranye n'uburere bw'umwana mu muryango byo ni byinshi. Buri cyiciro nk'uko twabibonye kigiye gifite umwihariko wacyo n'ibyo abantu bashobora gukoramo. Gusa kandi kuba tuvuga ibi ntibisobanuye ko njye ubivuga ndi intangarugero mu kurera, ntimubifate mutyo. N'undi wese wubahiriza neza ibigendanye n'uburere bw'abana, uwabyize neza ubisobanukiwe, burya ntibiba bisobanuye ko byanga bikunze yahiriwe mu bijyanye no kurera. Ibijyanye no gutanga uburere ni ingingo yagutse cyane, ihera ku buryo umuntu ubwe yarezwe, kuko ntawashobora gutanga icyo adafite. Niyo yabishobora biramugora cyane. Bisobanuye ngo ushobora kwiga ibyo kurera abana neza rwose ukanabisobanukirwa, ariko kurera bikakubana ihurizo. Wakwitegereza ugasanga birapfira mu buryo wowe warezwe. Urasabwa gutanga icyo udafite. Benshi mu bariho iki gihe turasabwa gukorera abana bacu ibyo tutakorewe ngo tubashe kurera neza. Ongeraho ko kurera bisaba ubufatanye hagati y'umubyeyi n'umwana. Umubyeyi ashobora kuba mwiza ariko umwana akaba mubi. Ugaha uburere bwiza umwana wawe ariko ntabwakire nk'uko ubumuhaye, cyangwa se akabwanga burundu. Umunyarwanda ati bazirunge zange z'ibisogo. Imana muri Quran igeze ku muhungu wa Nuh alayhi salam iravuga iti, yewe Nuh, uwo mureke si uw'iwawe. Ubwo se twavuga ko intumwa y'Imana Nuh alayhi salam itari izi ibigendanye no kurera umwana? Ntibishoboka. So iyo twiga ibijyanye n'uburere ntibisobanura ko twamaze kugerayo byarangiye, ahubwo nibwo biba bigitangira. Hamwe no kwiga amasomo meza agendanye no gutanga uburere bwiza, umuntu akwiriye guhora asaba Imana, ayiyegereza, ayisaba kumufasha ngo abashe kurera neza nk'uko bigomba kandi bibashe gutanga umusaruro. Ndasaba Imana ko yabidufashamo, ndasaba Imana ko yadutunganyiriza abana, ndasaba Imana ko yaduha iherezo ryiza twe n'abo twabyaye, bihaqi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin, wa akhiru da'wana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله على محمد